inyuma. Amen. Duhagararanye ndashaka gushima Imana nambaye ingofero nambaye n'uyu mwenda. Ntabwo nza kuvuga amagambo menshi kanse madamu yegere kansabe umuryango wanyu yegere shima Imana. Ntabwo tubeshyera Imana dufite ibihamya by'ibyo yakoze bituma ikimenyetso cy'ubwenge bwo mu mutwe, si ikimenyetso cy'amafaranga dutunze, ni ikimenyetso cyo kwizera. Mpagaze imbere yanyu nka korali Besareli wabanye namwe nkabigisha kwizera kandi nkaba ntarabiretse. Umushumba Gatanazi umugabo wo kubihamya ni umuntu wize. Urabona ko iyi ni diplome nahawe n'Ububirigi. Ngewe nize mu gihugu kigoye, abantu bose mu Bubirigi barahazi. Muzabaza umuntu wese wize mu Bubirigi kugira ngo uzabakureho diplome, ubakureho inutarimo. Ariko kubera ko Imana ishobora byose, iri diplome nkuye mu Bubirigi. Kandi ntabwo nge nize mba muri interina, nabaga muri boarding. Nize mba muri interina mba mu bazungu. Ndumwirabura kuri apaperi Kacyiru. Nagiye mwajyaga mumbana nambaye uniform, nambaga agashati kameze nka kuyu musore. Ishati nuko yareshaga ngatebeza kajya kwiga mwarandebaga. Mvuyeyo njya kwiga ishuri ryo muri Amerika, ndangiza kaminuza muri Amerika ya theology. Ndangije njya kwiga kaminuza y'u Rwanda, nayo mfite kaminuza bampaye bachelor's degree ndayifite. Mvuyeyo njya kwiga mu Bubirigi, none nje mfite masters. Ubu ndi imbere yanyu ngiye gukomereza muri Amerika gukora PhD
ngiye gukora dogitoro ntabwo narangiriza hafi. Ibi ni ibimenyetso rero. Uyu mwenda nambaye ntabwo ari uwo mvuye kudodesha, mvuye kuwufata i Kanombe, barawunyoherereje ngo ninkwambaye. Twebwe imyenda yo mu Burayi ntabwo dukodesha aba ari iyawe. Uba abatayeri baraje barandodera, ubu nambaye umwenda mvange mu Bubirigi. Urebye kuvuka kwa Ngarisi ukajya mu mujyi n'itike bari guhaye, ukaba mu buzima bubi bumeze kwa kundi, nkabasha kwiga ntagira buruse. Mwumva neza ibyo bitangaza Imana yankoreye, mutagira ngo hari uwagiye kundihira. Ubwo buzima bwose ni kuvuga uko Imana yagenda igipfundikanya. Nisanze ndangije kwiga, iyi diplome ifite nibura miliyoni 50, miliyoni 50. Kubera ko umwaka wa mbere nishyuye ibihumbi 10 by'idolari kuri beka. Imyaka yindi isigaye mugende mukuba izo miliyoni, ntiwambaza iyo zavuye. Ariko uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwiye ingene wanyeretse. uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwiye ingene wanyeretse. ndashimira itorero ADEPR ryampaye rekomandasiyo nkajya kwiga. Ndashimira abantu bansengeye n'abamfashije. Nageze ku rwego mu Burayi mpajya nkujya iwe mu rugo, ntagikoresha pasiporo, koresha irangamuntu yo mu Bubirigi. Kajya ku kigo cy'indege nahagera nkabirika irangamuntu, nubwo nirabura ariko ngenda umubirigi, nimureke njye ku ishuri ko nta bindi bambazaga. Irangamuntu ngira mituwere yaho, ibirangamuntu njya kuri komine bamba irangamuntu, kajyayo nk'ugi wacu nta n'uwambazaga, barebaga ikarita gusa. Ati wowe tambuka n'urukara rwanjye, nako kundi kose byagenze, no mu ijuru nzajyayo. Amen. Ndashimira korari rero ko twabanye, nta mpamvu yo gusengera ibintu bito, nta mpamvu yo kwisondeka. Amen. Papa Gihoza abana bawuzi ko batega indege, Aline batega indege urabizi. Isi yose ni ya data, ngewe njya isi yose nyibona nkaho iri mu kiganza cya papa, nta hantu ntaba. Ariko ni ukubera uyu mugabo waduhamagaye kugira ngo ndatinda. Rero sinshaka kugira ibindi mvuga, uyu mukozi w'Imana ataza kumba hafi. Iyo myaka yose namaze nirukanka, yabaga ari mu rugo dufite inzara, abantu bakabona inzu yacu dusaziyeho. Narimo niga, ndashobora kugira icyo nkora ku nzu kubera amashuri. Ariko uyu munsi ngiye kumva numva itorero ADEPR bampamagaye ndi mu Bubirigi saa 9:30, barambwira ngo mu itorero ADEPR byahindutse, turi gushaka abayobozi bizi, tega indege wihuse. Nge naje hano nteze indege, nge naje n'indege, naciye mu Butaliyani mbangeze i Kigali, mbangeze hano. Ndashima Yesu, isi yose niye. Haleluya. Dushimye Imana ko nanjye nabashije kugera hano, nkasanga bimeze gutya. Ni byiza, turashima Imana muri byose Imana yadukoreye. Kandi nshimye korari Besarere ko yageze i Gisenyi. Aba bantu twarabanye pe, biriya bintu bavuga ni ukuri, twarabanye, turagorwana, tujya Kibagabaga, tukajya twambuka ibishanga. Mpetse bishopo afite ibiro byinshi, nanjye nanutse ngenda ngwa hasi, ariko Imana yabanye natwe. Haleluya. Ahemba neza ntiyambura. Kandi turashima ni kuby'Imana yakoreye pasiteri. Amen. Katwumve muzehe wambyaye akaba ari hano uyu munsi, azi ukuntu narwaye ibisebe, nkiga ndwaye ibisebe, arabizi. Haleluya. Uyu mwana kwizera ko narakurwanyije, ko nabonaga ibyo akora bitashoboka, ariko nari mfite n'isezerano ry'Imana yuko izangirira neza, abana bakazaba abantu bakomeye, ariko ntazi aho bizanyura. Kwambuka uruzi anyuze mu bwato akajya muri Kongo, nyina agasoro mu mishogoro akaneka icyo bita igitoki cy'amazizi, nkabyikorera nkamusanga ko hitwa kuri Nidunga, ngenda nshakisha ntanahazi, nkamubwira ngo mwana uyu muhuru dutera n'uwiki, akambwira ngo ni mu ndeki. Igihe kigeze agiye ku ishuri,
baramubwira ngo nja kumusabira uburenganzira mu itorero. Baravuga bati rero azanye umuhungu we aragira ngo azadusimbure. Bati ntabwo bishoboka, mwarimu aranga. Mwarimu yanze, ndagenda njya kubwira umushumba. Umushumba ati mwarimu yabyanze n'umudugudu ntacyo nakora. Icyakora hasigaye kimwe, niyandike ko naramuka yize ko ntacyo azabaza itorero, nta n'amafaranga ya minerivare tuzamuha. Nanjye numvaga ntayo mfite. Mwarimu aramubwira ngo n'ubu nagiye nunagaruka ntabwo uteze kuzayobora ngihari. Ndarira, umwana ndamubwira nti rurira, ubu ngubu Imana ntibirimo. Arambwira ati jewe ndumva nzagenda. Ararenga aragenda. Twebwe dusigara dusenga ariko ndabyumva ntanabyemera. Igihe kigeze numva ari kugenda asimbuka ntabirimo. Numva nubatse n'inzu nshaka kumushingira, inzu yarashaje irashanguka. Ibi tuvuga ntituba tubeshya, birashobora ko hari n'abazi iwacu banatuzi. Ariko kugeza uyu munsi nanjye kwizera kwe kwandimwe mu kundi kwizera, numva ko bidashoboka ku bantu kumana ko bishoboka. None ageze mu rwego rumungana gutya, je rero ibyishimo byanjye nta munzani gusa, ni ikamba ryanjye n'ibyishimo byanjye. Mu byumva uko bamimana mushimire. Mwana wanje, iki kimenyetso, ijambo ry'Imana riravuga ngo menyereza umwana inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Niko byagenze. Nakujyanye muri Ecole de Dimanche ngira ngo umenye gusenga. Warabifashe urabikomeza kugeza uyu munsi. Ntabwo uri intwari ahubwo uri intwarane. Imana iguhe umugisha. Reka duhe umwana umwe mu bana bari hano. Uyu ni umwana wacu wa gatatu, nawe avugira abandi bana. Umuhungu wacu wa gatatu mu bandi bana, uyu yabonaga ngenda nagira icyo avuga mu bandi bana. Yesu ashimwe. Ngiye kuva kare ntago nabonekaga, nari ndi kwiruka mu bindi, ako nyine diakoni. Ndamushimira cyane, ntago mvuga byinshi. Ngiye natangajwe nuko nubwo yabaga ari ku ishuri yakoraga kandi ari muri covid. Ababizi abana tubana twe twarahembwaga muri covid. Yarakoraga akoreza amafaranga akaduhemba, uwitwaye neza ku magrade akaduhemba kandi ari ku ishuri. Ndamushimira cyane, ntacyo twamwitura, yaratuvunikiye cyane kandi turabibona. Aduhaye umukoro ukomeye, natwe turifuza kuzagera kumurenza abazageze. Imana imumugisha. Haleluya, haleluya. Nanjye nshimiye Imana ko bwa papa yanjyanye ku ishuri, nanjye ndagushimiye ibyiza n'umunezero wanjye, ndabigushimiye. Nanjye nifuje kuguha impano, Yesu aguhana umugisha. Ubwo rero kugira ngo tugiye gukata ino keke nk'ikimenyetso, Congratulations.
Yesu ashimwe. Natwe nka korali Besareli twabimenyeye hano, ariko n'ubundi impano yawe urayibona mu kanya. Ntabwo nari nzi ko uyu mwanya tuhita tuzitanga, ariko ndayigushyikiriza. Imana iguhe umugisha. Agira ijambo avuga nk'umupaseri twabanye, uzi kwizera kwanjye n'ibimenyetso bikugaragaza. Ya nkuko twagiye tubivuga, pastor wambaje twakoranye umurimo w'Imana i Nyarugenge, kandi dukorana neza. Nyuma yuko dukoranye i Nyarugenge dutandukanye gato, nibwo yavuze ko agiye kwiga mu Bubiligi. Mbibona nk'ibintu bikomeye kubera ko nari muzi y'abantu bakorana babaziranye. Ndamubaza nese ubushobozi uzabukura hehe? Rero burya kwizera ni ibintu bikomeye. Hari abantu benshi bananiwe gutera imbere kubera ko batizeye. Rero madamu we n'abana be tubana hariya i Remera muri service international mu izina rya bagenzi banje. Mu by'ukuri turamushimiye cyane kubera uwo muhati. Kwiga biravuna, kandi buri rwego rwose iyo urugezeho ruravuna. Kubera ko iyi masters arangije narayirangije ndabizi ukuntu kwiga bivuna, kandi urwego rwose ugezeho ujya kubona ukabona rurakomeye ku rwego rwarwo. Rero turamushimira ko yavunitse, turamushimira ko yizeye, turamushimira ko yasenze, turashimira n'ubuyobozi bw'itorero ADPR bwakomeje kumuzirikana kandi bakamuha n'uyu mwanya. Turashimira n'Imana ko habaho gusoza. Gutekereza n'ukwacu, ariko Imana niyo idufasha kugira ngo ibintu twatekereje bishobore kujya mu bikorwa. Niyo iduha ubuzima, niyo iduha gutekereza, niyo iduha ubwenge. Imana yacu rero ishimwe cyane. Turamushimiye kandi tumusabiye n'umugisha kandi kuhaje. Imana ikunda abantu biga, kandi iyo umuntu yize yuzuye umwuka wera, Imana imukoresha ibintu bikomeye cyane. Ndifuza rero kwifatanya namwe kugira ngo dushime Imana yatanze ubushobozi, yatanze ubwenge, igatanga imbaraga, igatanga n'uyu mwete kugira ngo bikunde. Tugiye gukoresha ya mashyi yacu numvise bari kwita special, niyo tugiye gukoresha. 1 2 3. Iteye ubwoba. Bagiye gukata gato ya turi hano umwuka barimo avuga. Ndasaba barimo bakata gato abaringi ba Besareli mugiye guhagarara neza ku mirongo mugororotse duterana Imana isari. Iyo foto Imana yibone tuyibwira ko tuyishimiye, kandi mujye mu mwuka neza barimo bakata gato. Nije ngiye kwanima. Ni Imana dutereye isari. Nafande shana bonete nafande wacu turamushimiye. Iyi Mana yabanye na wambaje muri urugendo ikwiriye gutererwa isari, ikwiye gushimirwa. Kwagera ngo tuyibwire ko tuyubashye. Yaradushyigikiye, yamukomereje amaboko, turayishimiye. Iyi foto Mana uyirebe, duhagaze hano i Rubavu muri urusengero, turagushimiye. Twumvaga ari inzozi kuri twebwe, twabitekerezaga. Uri Imana nziza kweri, turagushimiye tubikuye ku mutima. Mu Bubiligi wagendanye nawe, turagushimiye. Akira amashimwe yacu, turagushimiye. Akira amashimwe, ntabwo twabitekerezaga. Ukoze ibirenze iby'imitima yacu yibwiraga, iby'imiryango itaduhaye. Yesu nashimwe. Murakoze cyane. Uyu ni wa munsi rero twari dutegereje wo kuwa gatandatu kuri itariki, muzi ko twayisengeye. Buriya uyu munsi ni mushya, ntabwo wigeze kubaho. Sinzi niba ari umuntu wuzi. Ni umunsi mushya, umunsi urimo n'ubuntu bw'Imana bwinshi, burimo no kubona abashyitsi bacu badusuye uyu munsi. Murabona buriya ntabwo umuntu ushingura, ntabwo nabona umuntu ushingura niyo napfa. Mu kibazo n'ifite nkigera i Kigali twibazaga ngo mfuye inde wanshyingura. Mwebwe ntabwo mubizi ko byabagaho.
iyo umuntu yarwaraga mu bahungu twazanye twamujyanaga iwabo tukamusubizayo kugira ngo ajye gupfira iwabo. Twari kubona serekeye, twari kubona kwishyura imvu, twabonaga arembye, twabona atakira tukamutegera akagwayo. No byabimeze nabi ariko ntago mwabyumva. Yesu yakoze ibintu bikomeye rero. Nta kintu yishe kuko nishimwa mana. Kino gitari nta protokole yindirimo nugushima gusa. Dushimye rero Pastor Gatanazi utwakiriye abashyitsi bacu no kugira ngo bahabwe ikaze. Biyumve mu ikaze. Ariko ntekereza ko nibava hano ntago muzongera kunkinisha. Bizabagora. Marega mwigira uko mwishakiye. None mubonye korari imwe iri mwenye zose guturuka hariya kugeza iriya mwese ko mungana. Iri mwenye zose ko muri hano. Mwabyumvise kandi mu gitondo haraza abandi. Buriya abaterankunga baza kwambara uniform ari kugira ngo rikorare eshanu. Ejo bazaba ukisha cyose kingana hano. Bonyine bazaba cyuzuye guturuka hariya kugeza hano. N'ubutenda nzabona aho wicara. Mwabyumvise? Hanyuma rero baratubwiye ngo mwongere isambaza. Dore nguri umubare w'ibanga murebe hakurya ariko. Dore nguri umubare w'ibanga nta bindi musome hariya batubwiye ko nta gushaka kumenya n'umubare wabo. Nimwirirwa muvuga ngo ni bangahe ntago babarika. Ntago bajya babara. Ntabwo babarika n'ubwoko buturukwabwo. Mugenda mucye hariya ibyo kuvuga ngo ni bangahe ngo muraza kubara ntago babara. Ntago hano babara. Presidente uraho wabyumvise haguruka usuhuza iteranira ariko nawe ko nasuje Imana bahumugisha cyane. Reka mbabaze mwa abantu b'Imana abantu bagira amatiku. Abavuga ngo umugore ni abapasteri uriya muntu yoboye bari abantu nta mugabo bamuri yakorari. Bagiye gutora umugore abagabo badahari. Buriya bamuhaye inshingano hari wagira ishyari. Bagutora nta bagabo b'ubwanwa bari hariya singurane kubona n'uruhara. Murashoboye abadamu murashoboye. Kuyobora korari biravuna. Ndashima Imana rero ko tutishwe n'ibyaha tugihumeka. Ya mateka yose nababwiye ntago njya mbeshya dore bari hano. Baratwara abanye rero. Twarabanye abakiri ashize imyaka myinshi imyaka 30 ni myinshi. Kansaba abantu nayoboye bakirimo bagihumeka. Bahaguruke. Nimwegera hadi imbere gatoya. Urumva ntabwo twari benshi twari bake. Aba rero ni bake nubo nabereye president. Nagiraga amahane. Ngiye ntaga ibyo kunkinisha mubona kubera ko nashaje sinkigira amahane. Cyera nagiraga amahane nkarwana nkabasengesha nabigishije gusenga. Imana igumugisha. Nabigishije gusenga, mbigisha kwizera, mbigisha gukora. Abangaba twarabanaga rero. Abangaba bose twarabanaga. Kandi murabona ko tujya kungana. Umukuru yari uyu dore yari mama Chantal. Yo baduhanurira gucyo. Ati mbonye amazu we. Ati mbonye nuhanuraga. Nanu baracyahanura. Baraduhanuriye. Urumva yari mukuru. Ariko afite inzara nyinshi nawe yarameze nabi. Kwese twari abasore. Urabizi ko twarabaye nabi. Wewe waratekaga. Wari umukozi wo mu rugo. Umugabo wawe ni koroneri simbizi. Yice hariya. Wamuzanye se. Ako wowe akora akazi hajya nawe karako mu rugo karakaye. We nta nakazi wagiraga. Nyirakanye manzi uraho. Wakoraga mu ruganda rwa Mamapongo. Yari umuyede. Uyu yari umukozi wanjye rero uyu ngo nanjye nari niwajya gunyonga igare ryanjye. Uyu nguyu urumva yagomba kuverisa 400 naje gukira nyirengira igare 400. Uyu rero yitwa Serina Tofira riheze. Ikintu Imana yamahaye umugabo nazi Tofi ngwino na Fandazi ni kapiteni umukozi wo mu rugo. Ega murakina. Twebwe dufite ibintu ntabwo tuyatubeshye. Reba uyu muntu urebe n'umudamu ukuntu bareshya. Reba nawe. Urebe ukuntu Imana ihemba neza. Nawe reba.
egera hariya ku muntu wawe. Hanyuma rero uyu mugabo yarasengaga tukagira ngo ntituzi uko bizarangira. Iyo twabaga dufite inzara rero irafite restaurant agateka ubugari, noneho rero tugasanga bwahoze tukaburira mu isafuriya n'ubunyobwa. Madamu nazi murebe erega abatwara abanaga, murabona ukuntu Imana iteye. Hari n'umuhungu, uyu n'umuhungu wawe, uyu nguyu ufata amafoto. Mugende mwirebera uburyo Imana igira neza ngaho ngaho. Hanyuma mama Seremu yaje. Uyu mugabo rero yagiraga ubuntu bwinshi. Nihagira umuntu ubona wakize, nihagira umuntu uzagira ishyari. Nubwo twari dushonje twese, yarapfundikanyaga imbabura, yakoraga imbabura, yacuraga imbabura. Rero wakabona udufaranga nibura duke duke yakatumenya. Akagira ubuntu bwinshi. Agashyira utuntu imodoka muza kubona nziza hano, iyo muza kubona igura nka miliyoni 100 nimuyibona, ubwo niyo yiwe. Uyu mugabo yigeze abura itike, yavuye iwabo Igitarama, aje kubera ubukene aburiza itike zamusubizayo. Umudamu yarabonye bimuyobeye n'abana, arabazana aramubwira ati rero mutware rero, wabuze amafaranga ni 2 taha cyangwa umbwire ngire gute nguma. Dore kwa turi kumwe n'abagabo tukora inama rero. Umugore avuga ati mada wakwihanganye kazabona itike agataha, ati nukuri kw'Imana kuva nasubirayo. Dukora inama y'ukuntu uwo mudamu tugura udusafuriya, none imodoka nziza muza kubona iruti zo mutunze zose hano. Abana be biga bagiye mu ndege hejuru mu kirere, na wa mukozi wanjye wo mu rwari herye indumye. Uyu nawe abana be bajya i Kanombe, ntago twebwe ntago ibintu byacu ntago abana babo biga hano hafi. Bagomba gutega indege bakabaherekeza, ntago babi nahanga. Iyo tuvuga Imana numva tuyibeshya. Aba ni bake mvuze, sindamenye ibyabariya bya ababo twarabanye ndabazi. Uyu mugabo rero, uyu nguyu, uyu mubona, uyu mugabo ikintu nta, uyu mugabo iyo twashaka umusigara mu rugo, umuntu wese ushaka umusigara hehe mu rugo n'uyu. Umuntu wese ushaka umusigara mu rugo ninde n'uyu. Uwigeze agwara Mugiga, yarwaye Mugiga, baramwiruka tutuka, baramwiruka nka n'umuzamu, Mugiga ari kwishi warupfuye. Ubizina bamuhaye yitwa Mukire, niryo zina rye. Ubu rero Imana duhaye ubugingo, iduha umwuka wera, iduha n'ibiryo, iduha n'amafaranga kandi menshi, apana make. Iyisura n'amafaranga atumye basa gutya, kuko suku twasaga n'amafaranga tugize gutya. Twebwe turayemera, turayafite, turayemera. Dufite umwuka, dufite ubugingo, dufite n'amafaranga kandi angahe menshi. Abaronyi bakeya muri benshi nibo urumva imyaka 30 ishize ni myinshi. Abana bo nayoboraga, abandi bagiye bashaka, abandi bajya kuri. Aba bantu rero ni ikimenyetso cy'ibyo nyamvuga ko nabeshyera iki Imana. Nanjye rero ndi umusaruro wabo. Ubu kubampagaze hano ndi regional, ubwo nta kintu bibabwiye, ntacyo. Iyo buri turere tune, uturere tungahe mfite insengero 541, aho ngeze hose bavuga bataraje. Imana ibaha umugisha. Imana twasenze, Imana akoze ibyo butwari. Ubu hano nta wabakoraho kareka arakira mu izina rya Yesu. Mujye kwiyicarira. Ariko basi mureba aba bantu, uyu umukozi wo mu rugo ucugusa amasafuriya, uyu nguwe ni kapiteni. Nizere ko batanyumva ibyo jambo ntuze ku twarasenze. Imana ntigira isoni, ikajya ivuga ibintu bidahuye, ikamusanga mu isafuriya ati kapiteni. Amen. Uyagiye gukwa abura inkwano, akinkwano yamushikiwe. Uyagiye gukwa. Ubu ni enjeniyeri ukomeye uyu. Ntimubizi ubwenge agira.
namujyanye kuba edemaso kuko nta mbaraga agira ngo birabyibushye Nafite ibiro 40. yafite ibiro 46 nkamubwira rero nabwira twarabanje turafotora umva yarafotoraga nanjye ngafotora none tubona nabwo ati Auguste nta muntu ufotora usho utunga urugo tujye mu kiyede ngezeyo mubwiye ngo aterura ingorofani iramunanira nabwira rero ubusenda kugira gute basi jya wandika amasuka n'amapiki sikuba bigenje jya wandika amasuka n'amapiki ubu amazu azamura i Kigali ama etaje azamura ntago mubizi niyo mpamvu twitwa Besareri ni abantu Imana avuze ngo dore nguriye ni abantu haleluya ni abantu Imana yavuze ngo muzanire abantu baho umwuka w'ubukorikore no guhanga niyo mpamvu mubona nubwo nanjye mubona ngenda nta nzara yanyica nta nzara kereka ndafite ubuzima gusa kuko nanjye ndi Besareri mu mutwe wanjye ntago narara ubusa mfite amaboko aba nabakozi rero nabara bose nabakozi ishimye Imana ku bwabo ntago mvuza amagambo menshi ariko ibyuzuye umutima yacu imyaka 30 twajyaga i Kigali dufite recommandation icyangombwa cya leta twe twaje tsimba impapuro za leta kugira ngo tujye i Kigali dufite passport nge naje mfite passport kugira ngo nemere ku Kigali nitike n'umuntu wari impaye none murebe igihugu cyemeye kuvuga ati ugiye i Kigali hehe barabajije ngo nivuga hano ngiye numva ntazi naho ngiye bati ugiye muhe commune ni Nyarugenge vuga segiteri yesuwe numva indirimbo yo gavuga ngo Nyamirambo ndandikaho Nyamirambo sinarinzi yongiye mujya kwiyicara Imana bahungisha ibindi bazabyivugira uri Mana yakandi karyo uri Mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse uri Mana yakandi karyo uri Mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire ingene amen ya gato rero dore sinari kuyikata bataraza ya kanzu sinari kuyambara bataraza byasanga wabanze bazi ku munsi w'ejo rero buriya barimo biyakira namwe murabakunda cyane kandi muraza kubakunda birushijeho amen Nikorari Besareri umushumba yavuze ko isenga niba turi buri gihe ari gikora n'amasengesho yitorero kurya muntu abahamagara gusenga ntimuze ababo ntawe bibingingira mbese urumva iyo ufite ikorari wabaye ikorari Besareri sinakwinga mbatubira mu gusenga ngesho nimpuhwe ngo n'amahoro ababo ntago bashyira kuri gahunda ni yabo bayihoramo Imana itabura uko ibigenza ibaha umugisha none baje Gisenyi perezida wabo wa korari ari umuyobozi ukomeye mu turere tune Imana nibishimirwe cyane amen kansibe gatanezegere hino rero muhikaze mu kiganza mukure mu kiganza ariko uyu nawe namugiriye inama uyu mugabo namugiriye inama urumva nagiye kuyobora Nyarugenge yongeye kubona umuntu wicara munsi yicaraga munsi y'ahantu ya studio ari umukristo waho noneho nshaka umuntu ufasha kwigisha barambye ati hari umuntu ujya wigisha ngo muri campus pour Christ ibintu nk'ibyo ndamuhamagara mbona arabizi noneho monge aje kwigisha njya mu nama yitwa inama nyobozi ngo bamuhe ubudiyakoni ndavuga mfite umuntu njyamo ndayavuga ubutumwa kandi ajya mfasha barambye ngo ntago bamuzi bati twebwe umuntu tutazi ntabwo diyakoni ahabwa ndavuga ntigenda wicaye ubyihorere mu gitondo kare baje kubona abona yisanze kuri liste y'abapasteri aho bamwanze ngo nibamuha ubudiyakoni byarangiye abaye umuyobozi wabo abaye umuyobozi rero azakennye azafite inzara ndamubwira rero nanjye rero nyifite ariko rero nyifite nge nyimenyereye nge nari nyimenyereye
naramubwiye rero ngiye maze imyaka myinshi nshonje none wowe ni gukiza kandi wacyari muto nta muntu nakwifuriza guca mu rugendo nanyuzemo inzara yandi imyaka ingana gutya sinyikwifuriza hari igihe yambwiraga ati ipantaro icitse tiraturitse atiraturitse ndamubaza waba warize ati narize n'inzara inyishe gutya navuye ku ishuri warize urashonje ati ndashonje ndamubwira nti inzara irumva tugiye kurukana inzara kurukana ubukene dore ni kumwe n'uyu kwicyura inzara ari ikibazo kurya ari ikibazo namubwiye ngo ni ukuri ubukene turabwirukana mbwira niba ufite uri nyangamugayo ndiyo ufite amafaranga wakora nta kibazo ufite ati cyane njye nashaka umuntu w'umukire namubwira nti hari umuntu wakora bikemera ugakira gutyo ubagenda mu modoka mu bashumba b'i Kigali niwe wenyine ugira imodoka agendamo yiwe amafaranga ahembwa ntago afite imodoka muza kubona icyaye cyane itukuru ntago ari amafaranga itorero rimuha ntago itorero ryamuhemba ryamuhana karibira n'ay'inzu ntibayamuha ko ntago byavamo Imana ifata ubukene irabureba igitsure buriruka iyo mureba rero adashonje ndishima ko ari twabanya afite inzara ameze nabi kumva birambabaje umuntu ushonje afite inzara kandi yaragiye ku ishuri ndashima Imana ko ubukene bwirukankanye amen birumva kandi amen 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 icya kabiri mushimira n'inama namugiriye namubwiye nti uzajya wiringira Imana naramubwiye nti imyaka maze muri kano kazi abantu bose ubona bakomeye abo ujye ubona bakomeye baguteye ubwoba hari igihe uzabashaka kubaburi bamere nk'ibitariho ko nimaze ngeri idini ndivukamo ngiye mvuka muri idini ndi umwana muto niho nabonye abantu bakomeye bahinduka ubusa ndamubwira nti uvana amaso ku bantu iringira Imana ntabwo uzakorwa n'isoni siko byagenze ubu urarya mugasinzira urakomeje amen muranyemerera twakira abashyitsi bacu duhagurutse n'abashyitsi bahaguruke twakirane amen igiterane ni cy'amashimwe rero kwibaza ngo hagiye kuba iki Gisenyi mubabwire ngo haje abantu bitwa shimwamana ariko mfitemo n'umuhungu wanjye naze na madamu naze nawe uyu nguyu ntimumubone ameze gutyo n'umuhungu wanjye uyu ni uwanjye uyu ni uwo mu maraso ninde basa mu bana mfite Obedi uyu rero ni umuhungu wanjye ni umuhungu wa mubyara wanjye goro yabaye mu rugo nawe nta kigenda ndamubwira niba utibaho umuru uzabaho ubuza nturi umugabo murabona uyu ni umudamu wiwe ko muri kumureba ni umudamu we mujya kwiyicarira zabaho ubwo abahungu banyu ubwo nta kintu muri kumva ariko mwebwe muri alliance nta kintu muri kumva mu muhwe ibintu biremera mfite undi muhungu ariko se stratogera hino urumva buri wese mfite amakuru ye ariko mwihangane uyu rero reka mvuge ikintu kimwe na mwatuyeho kiraba uyu nguyu yari umurejiyo umukarismatike kwa padiri noneho bukeye shaka umufundi uza gusiga irangi ku musaraba wa deperi i Remera handitseho ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu noneho tumuha ingazi ngasige ndamubaza nse urakijijwe urabatije ngiye ndi umukatolike convaincu ndamubaza ngiye kukubwira ikintu gikomeye urashaka umurokore ngo nge sinaba we na rimwe ndi kubera iki ngo ntago nabawe namubwira ndi imbere y'Imana ishobora yose yampamagaye ibeshye uriri uyu musaraba ujye kuwusiga yarambwiye ngo ndawusiga nta n'icyo mba ngaho jyayo arazamuka ajya gusiga umusaraba muraza kumubona ari kuririmba birangiye rero aza kumurokore aza gukora iwanjye aje kuhakora asanga ngira umukobwa mu rugo witwa Jose nazi Imana noneho rero uyu mwana w'umukobwa yabaga iwanjye mu rugo uyu nawe akaza gukora noneho mbwira Jose ntawamenya umusore abafite n'inzara ujya umugaburira akajya aramuha ibyo kurya nk'umufundi dufite ibiryo ugaburira umuntu nagiye kubona mbona bambikanye impeta
rero Imana ibaha umugisha. Mfite byinshi kuri aba bantu, urumva ko mfite amakuru. Uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene uri Imana y'akandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire. Haleluya! Tugiye kuramukanya rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Mugihagaze rero tugiye guha ikaze uwo dukesha ibyo byose, uwakoze ibyo, Imana yakoze ibyo ngibyo. Tugiye kuyakira muri aya materaniro, muri kino giterane. Tugiye kwakira Imana n'umuhungu wayo Yesu Kristo n'umwuka wera. Ndashaka ko duha Imana amashyi, Imana tutabeshyera, Imana idasaza, Imana idapfa, Imana itibagirwa. Tugihagaze. Haleluya. Tugihagaze. Shimwe mwami wa womenye ubuzima, ukama ku byawe. Twongere ushimwe, tugende Alliance. Shimwe mwami wa womenye ubuzima, ukama ku byawe. Imana ibaha umugisha. Igiterane cyiza. Karibu umushumba mu mwanya wawe. Tugiye kwakira korali Alliance yahoze ari abakozi bo mu rugo, ariko Imana yarabihinduye. Imana yahinduye ubuzima, yahinduye ubuzima bwawe, yahinduye ibihe. Uyu nguyu niwe perezidante wayo, uyu niwe muyobozi w'iyi korali. Ni umuyobozi w'iyi korali udafite inzara no kwandika ijambo inzara ntabwo abizi, n'abazamukomokaho bose ijambo inzara ntaryo azigera bandika mu muryango wabo, byaremeye. Imana ibaha umugisha. Korali Alliance turayikunda cyane, irimo abantu bani Besaleri kuko bakunda gukora cyane. Aba bose baririmba bahetse abana, dore nguyu iramuhetse. Ntabwo kubyara bibatera iki isoni n'ikimwaro, baririmba bahetse iki abana. Karibu rero korali. Ese niyo ugomba gushyiraho, bagiye gushyira indirimbo yo kutwakira.